Uwiteka Imana iravuga mu ijwi rirenga iranguruye iti mbese niki kibatera gukora ibyo? Mbese niki gituma mwirengagiza nkana? Uwiteka Imana iravuga iti nkuko tubibona hano muri Yeremiya igice cya 8 ku murongo wa 11 haravuga ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru baravuga bati ni amahoro, nyamara nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro ariho. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Hari isoni bagize bamaze gukora ibyangwa n'Uwiteka? Nongeye kugusuhuza mwene data ukomeje kubana nanjye nkuko dukomeje kugenda tuganira umunsi ku wundi nkugezaho ibiganiro. Nkuko ubyibuka neza ubushize twoheruka kuganira ku cyigisho cyavugaga ngo niwibeshya mukubara urahomba. Mbese wabarute kugira ngo uhombe? Mbese byaba bitewe n'iki guhomba bitewe n'ubujiji bwo kutamenya kubara? Ese Imana hari icyo yaba yaraduhishuriye kuri icyo? Ese koko wibeshye mu kubara wahomba? Ariko Uwiteka Imana mu buntu bwayo bwinshi n'urukundo rwayo mu mbaraga nyinshi kandi zitangaje yishimiye kukumenyesha ukuri muri uyu mugoroba, kandi yifuza yuko ibyayo byose ibigaragara nkaho ari ubwiru bihishurwa nk'ibyambaye ubusa. Reka mbere yuko tujya mbere tubanze dusenge Imana. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana itwitaho uko bwije nuko bukeye. Uduha ibidukwiriye mu gihe gikwiye. Ijambo ryawe ryongeye kutwereka yuko imibarire yacu ikwiye kugengwa nawe, imigenzereze imikorere bikwiye kuyoborwa nawe. Reka rero mwami ducishwe bugufi ushyirwe hejuru, umwuka wawe wera akomeze gukabakaba inkingi z'imitima yacu kandi arusheho kudusobanurira mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana iravuga iti mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Nkuko ubushize twabikomojeho, isomo riboneka muri Danieli mu gice cya 7 ku murongo wa 25. Ubwo Danieli yerekwaga yuko uriya mwami azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, niho twahereye tureba neza mbese byaba byaratewe n'iki kunyuranyuranya iminsi y'ikiruhuko. Ese waba ari umugambi w'Imana cyangwa ni umugambi wa Satani? Reka turebe icyo Uwiteka Imana abivugaho. Nidusoma muri Yesaya igice cya 48, Yesaya igice cya 48 turasoma duhereye ku murongo wa 22. Haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka avuga. Mbese amahoro yava he tunyukanyuka amategeko y'Imana? Amahoro yava he tutagendera mu bushake bw'Imana? Kandi tuzi neza yuko Uwiteka Imana ari we mahoro yacu. Twarebeye hamwe uburyo dukwiye kubara mu migenzereze yacu ya buri munsi. Nkuko twabibonye isomo riboneka muri Matayo igice cya 28, turasoma duhereye ku murongo wa 1. Nuko umunsi w'Isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya ku gituro kureba Yesu. Mbese nshuti yanjye, aha batubwiye yuko iyi Sabato ishize umunsi ukurikiyeho uba ari uwa mbere. Ndifuza ko tumenya neza imva n'imvano y'icyatumye habaho icyumweru. Nababwiye ko tuzareba imva n'imvano
y'icyumweru, nimba kibaho cyangwa se kitabaho, nimba cyemerwa n'Imana cyangwa se ari ibihimbano by'abantu. Nyamara abantu benshi ntago bazi imva n'imvano y'ibi ngibi, ariko ijambo ry'Imana hari icyo ribitubwiraho. Nitwifashisha igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi intambara ikomeye, turareba hano kuri paje ya 41 havuga ngo mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 umwami w'abami Constantino yashyizeho itegeko rivuga ko umunsi wo ku cyumweru ubaye umunsi mukuru ku bantu bose, ku batuye isi aho ingoma y'Abanyaroma yategekaga. Mbese usobanukiwe neza imva n'imvano y'uwo munsi? Ngo nyamara nubwo abakristo benshi bubaha Imana bagendaga buhoro buhoro bafata umunsi wo ku cyumweru nk'ufite urugero runaka rw'ubuziranenge, bari bacyubaha isabato nyakuri bafite nk'umunsi wera wa Nyagasani, kandi bawizihizaga bumvira itegeko rya 4. Ntago ari ibintu byahise biza ku kanya, byagiye biza buhoro buhoro. Mbese waba uzi uko byaje kugira ngo bivugwe yuko umunsi utangira saa 6 z'ijoro? Ibi ngibi ugomba kubimenya. Nusoma Itangiriro igice cya 2 turasoma duhereye ku murongo wa 2 tugere ku igice cya 2. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 tugeze ku wa 3. Mbese Uwiteka Imana iri kutubwira iki? Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yayo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7. Mbese niki cyateye Imana kuruhuka? Nuko yari inaniwe se? Oya, ahubwo yagira ngo mu mibereho yose kizabe ikimenyetso cyuko Imana ari umuremyi w'abasi mu isi yose, ari umucunguzi w'abari mu isi yose. Ese byakoroha ukuraho kashe y'Imana? Nubwo umwami w'abami Constantino yabigerageje, ariko na n'ubu haracyariho abashikamye, abakomeje kugendera mu bushake bw'Imana. Mbese twamenya kubara gute? Papa Geregora wa 8 ariwe mupapa wa 226 niwe wahinduye kalendari yari isanzwe iriho ikoreshwa n'Abayuda, yishyiriraho kalendari ye nk'uko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Danieli mu gice cya 7 umurongo wa 25 yuko azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Ibyo byasohoye ubwo Papa Geregora wa 8 yahinduraga kalendari yari isanzwe iriho, avuga ko umunsi utangira saa 6 z'ijoro, kandi byanditswe nk'uko tubibona mu Itangiriro mu irema hatubwira yuko iyo bugorobye umunsi ariho uba utangira. Mbese ibyo wabisanga he? Wabisanga mu gitabo cya Kiliziya Gatolika cyitwa Wowe Nkurikira, igitabo cyabo nomero ya 15 ku rupapuro rwa 59. Nubasha kukibona uzabasha kubona amakuru arambuye, ubashe kumenya impamvu nuko byagenze kugira ngo habeho ubwo buriganya bwo guhindura ingengabihe yari isanzwe ikoresha ndetse Imana yishimiraga. Saho gusa niwifashisha igitabo cyitwa Ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Danieli, ukareba ku cyigisho gisobanura isomo rya Danieli 7 umurongo wa 25, byose urabihasanga. Kandi niwifashisha ikindi gitabo
cyitwa uruhererekane rw'abapapa cya Kiliziya Gatolika, kuri ukareba buri mupapa, ukareba Papa Geregora wa 8, urasanga imikorere n'imirimo ye irimo ubuhendanyi n'uburiganya bwinshi bwo kurindagiza no kuyobya imbaga y'abantu benshi. Ariko se ibyo ngibyo Uwiteka Imana arabyishimira? Mbese ni iki cyagutera kugendera mu bushake bw'abantu aho kumva no kumvira ubushake bw'Imana? Nyamara nubwo bimeze gutyo, haracyariho ibyiringiro, haracyariho imbaraga zikomoka mu kwizera Yesu Kristo. Abafite kwizera bashikamye bazakomeza kugendera mu butware bw'Imana, kabone nubwo habaho umwijima ugoye cyane, umwijima w'icuraburindi mu by'umwuka, ariko Mwuka Wera yiteguye gusobanurira no kuyobora abifuza kugendera mu bushake bwe. Amadini yose aza yiyomeka ku munsi washyizweho n'umuntu aho kugendera ku bushake bw'Imana. Reka twumve bumwe mu buhamya bw'abayoboka uwo munsi wa mbere. Muri iki gihe abaprotestanti bavuga ko kuba Kristo yarazutse ku munsi wa mbere ku cyumweru byatumye uwo munsi uba isabato ya Gikristo. Nyamara ibyo nta gihamya gitangwa na Bibiliya babifitiye. Ntabwo Kristo ubwe cyangwa intumwa ze ari bo bahaye umunsi wo ku cyumweru icyo cyubahiro cyo kwitwa isabato. Kubahiriza umunsi wo ku cyumweru umunsi w'isabato byazanywe n'amayoberane y'ubugome yari yaratangiye gukora no mu gihe Pawulo yari ariho. Ni hehe kandi ryari Uwiteka yemeye iyo ngingo yashyizweho n'ubupapa? Ni iyihe mpamvu ifite ireme wabona yo gushyigikira iryo hinduka Bibiliya ubwayo itemera ko ryabayeho? Mu kinyejana cya 6 ubutegetsi bwa papa bwari bwaramaze gukomera cyane. Icyicaro cyabwo cy'abapapa, icyicaro cyabwo cyabaga mu murwa mukuru w'ubwami bw'Abanyaroma. Uwiteka ahangara baza ngo mbese uko guhinduka ni Yesu bwe cyangwa se ni intumwa ze? Ariko nta gihamya na kimwe kikwereka yuko isabato y'Uwiteka yaba yarasimbujwe umunsi wa mbere w'icyumweru. Ibi nkubwiye twabisomaga mu ntambara ikomeye kuri page ya 41 ku isubi iheruka. Mbese igikwiriye ni iki? Dukwiye kugendera mu bushake bw'abantu cyangwa kugendera mu bushake bw'Imana? Ese ni gute kutamenya kubara byagutera guhomba? Abenshi cyane iyo babaze bahereye ku munsi wa kabiri w'isabato nk'uko Bibiliya bivuga, bakavuga yuko ari wo wa mbere, birabarindagiza cyane ku buryo batabasha gusobanukirwa n'isabato neza iyo ariyo. Bishobora kugutera kugomera amategeko y'Imana mu buryo udasobanukiwe kandi utazi. Ariko niwemerera Mwuka Wera akakwigisha kubara, akakwigisha gusobanukirwa n'ingengabihe y'ijambo ry'Imana, niho utazabasha kugwa mu bihombo mu buryo udasobanukiwe. Biragoye cyane kuba waramaze igihe kinini mu itorero ugendera ku mategeko yose, ariko ukagendera ku buriganya bw'abantu, bikagutera kubura ubugingo buhoraho mu buryo udasobanukiwe neza. Nyamara Yakobo 2:10 haravuga ngo uwitondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba ayacumiye yose. Ni byiza rero yuko tugendera mu bushake bw'Imana aho kugendera mu bushake bw'abantu. Nuhera ku munsi sabato
irangiye umunsi ukurikiyeho ukawita uwa mbere nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, bizakubashisha kumenya kubara iminsi igize icyumweru, bityo ubashe no kumenya isabato nyakuri nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Abenshi cyane bajya bibeshya bakavuga ngo umunsi uwo ari wo wose waba isabato, ariko se ijambo ry'Imana ryabisobanuye neza? Birumvikana rwose. Mu buryo bugaragara ijambo ry'Imana ribihishura ku buryo bweruye. Uwiteka Imana iradusaba kugira ngo tugendere mu bushake bwayo aho kugendera ku bihimbano by'abantu. Mbese tumaze kumenya ibyo byose, tumaze gusobanukirwa ibyo byose, dukwiye gukora iki? Igikwiye ni ukumvira abantu se? Oya, ntibikabe. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho nk'uko tubibona. Isomo riri hano mu Byakozwe n'Intumwa, Ibyakozwe n'Intumwa ku gice cya 5, turasoma ku murongo wa 29. Matayo, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 5 ku murongo wa 29. Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Mwene data mushiki wanjye, si byiza kugendera ku bihimbano by'abantu. Igikwiye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Reka ngusabe ukomeze kugira ibyiringiro, usabe Mwuka Wera aguhishurire. Ntibyoroshye muri iyi minsi aho abantu benshi bamaze gusinda inzoga y'Ababuroni. Biragoye gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko Uwiteka afite urukundo rwinshi rwo kukwakira n'umwiyegurira. Uko yahoze kera n'ubu niko ari, agutegeye ibiganza kugira ngo umwakire. Ni wowe nanjye yapfiriye, kandi ni wowe nanjye ashaka. Reka tumwemerere agenge imikorere, imitekerereze, imigenzereze ndetse n'imigirire mu buzima bwacu bya buri munsi, kugira ngo tubeho imibereho yejejwe kandi igendeye mu bushake bw'Imana. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Reka dusenge. Ushimwe Mwami, wowe uduhishurira byinshi uko bwije n'uko bukeye. Urifuza yuko tuba abanyabwenge nk'uko ijambo ryawe kurimenya ari bwo bwenge, kurisobanukirwa ari bwo buhanga. Turakwinginze ngo Umwuka Wera akorane n'imitima yacu, adusobanurire, atwigishe, bityo dukure tugere ku rugero rukwiriye abana bawe. Ubwo ugiye kwerekanwa tuzishimire kubana nawe. Tubikwakiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amena.